ibanga rya mbere ni Imana iri muri twebwe kuba twaramenye Imana twese. Muzi Imana mwenyine se? Ntabwo tuyizi twenyine ariko twebwe niryo banga dukoresha. Umbajije banga dukoresha. Abandi nabo yenda nabo barayizi, nta nubwo ari yenda, barahari bose abantu bazi Imana, bayikunda, bayikorera, bari kumwe nayo. Sigenda avuga iryanjye banga, buri umwe wese azi ibanga rye. Twebwe rero ibanga rya mbere nuko turi abakristo. Irya kabiri nuko twumva yuko dukwiye kuba intangarugero ku bana bacu n'abandi bose. Ni ikintu rero kidufasha cyane, kidufasha kugira ngo two kugira ibintu bituma twagira amakimbirane cyangwa ibibazo cyangwa kuba ejo byavamo ibindi bibazo. Rero nababwiye ngo iyo muri umwe ubundi nicyo kizabiranga. Iyo uri umwe nyine ni wowe guhemukira mugenzi wawe wihemukiye, kumutaranga uba witaranze, kumubabaza uba wibabaje, iyo wamaze rero gusobanukirwa icyo kintu rikubera ibanga ryo kugira ngo mubeho neza. Iyo wagize ikintu muri we kivuga ngo ndi umubyeyi cyangwa ejo nzabyara, ese gushwana kwanjye n'umugabo buri munsi nicyo kizatuma tugira umuryango mwiza bibamo. Ariko abamama niba umuntu akugiriye icyizere akimena inda, menya ko twebwe ubundi turi abanyamabanga. Dukwiye kuribika rikabibanga, ahubwo ukajya imbere y'Imana ko ari we yonyine ushobora kubwira cya kintu cyo wumvise kigoye mugenzi wawe. Yego. N'umugabo niko navuga, ariko niba hari ikintu gikenewe nuko dutyazanye. Yes. Ikintu kijye gituma umuntu avuga ati bindangiriyeho, agafata umwanzuro wiyahura cyangwa ujya mu biyobyabwenge cyane ikindi, naho yibona ko ari we wenyine wahuye n'ako kaga, nta wundi muntu ushobora kuba yarageze mu gihe cyagezemo. Icyo rero cyuvuze icyaha Uwiteka akadushoboza, ibihe bikagenda neza, ibi bihe bibi byo turi kumwe byo kutegerana bigatambuka, tugashobora gutyazanya. Ako no mu gihe bitarashoboka, nizi cyano nyine zizadufasha. Amen. Reka mbasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya. Ndashimira abantu bose twabanye mu gihe cyatambutse, bakoze subscribe. Imana igumugisha, Imana ikugirire neza. Utarayikora nawe uyikore kugira ngo dusangire byinshi by'umumaro. Dukomeje kugenda tubona ko ibintu biri kugenda byigira hejuru, birimo birakura. Niba ukunze ibiganiro ukore like kuri ibi biganiro. Niba hari ikibazo ufite cyangwa igitekerezo umva watanga nk'inyunganizi, ujye hasi muri comment. Twakira abakozi b'Imana batandukanye bakatugezaho ubutumwa bwiza. Shuti yanjye, warakoze wo sharing ibi biganiro, warakoze cyane. Ukomeze utanga iyo nkunga usharing ibi biganiro kugira ngo bigere no ku bandi, bibagire umumaro. Hanyuma abavuga ubutumwa tukabakira bakatubwira icyo umwuka avugana nabo cyatugira umumaro. Hanyuma kandi usibye n'ibyo tubana n'abamama batandukanye nabo bakatugezaho amagambo meza. Mama Ganza rero ni umumama usa n'ufite kubaka umuryango muri we mu nshingano ze, ni ibintu yiyemeje. Ndetse muri iyi minsi arashaka kubikora cyane. Yesu ashimwe Mama Ganza. Amen. Turakwakiriye. Abashimiye. Abatakuzi se urongera uyibutse? Abatanzeho ubwo simbibutsa ndabibwira. Urakoze cyane. Nitwa Umuganwa Jory. Nza kubisobanura ko ndi umumama wubatse, ufite abana, Imana yaduhaye umugisha w'abana. Hanyuma ndumuvugabutumwa, ndi umukozi w'Imana. Hanyuma nkaba na business woman cyangwa se rwiyemezamirimo. Murakoze. Hanyuma Mama Ganza turakwakiriye kuri Humure TV. Imana igumugisha. Ariko ndibuze kugira ko nibaza mbere yuko tuza gukomeza kuki wafashe umwanzuro wo kumva wakwemera kuvuga ibikuri ku mutima kugira ngo benshi badukurikiye babyumve. Murakoze. Umwanzuro nawufashe maze kugira inzozi zinyereka ko icyo tuzi cyiza tukaba tutagisangiza abandi, hari igihe tuzakibazwa, hari igihe uzabarwaho yuko ari icyaha. Ntabwo waba waragize neza, kuko hari icyo uzi gishobora kuza kikamfasha, hari icyo uzi cyankura mu kaga mu bitekerezo nari ndimo bitari byiza. Hari uwaba waza ufite umuti w'ikibazo nabonaga yuko umwanzuro wacyo ari ukwiyahura, ariko kubera icyo ufite muri wowe ukaba wakigabura hano,
ugasanga ko kibaye umuti wa muntu ntiyahura agakomeza akabaho. Rero nafashe uwo mwanzuro nyuma y'uko mbonye ko Uwiteka yangiriye neza, umuryango mwiza, hanyuma ngenda nganira n'abantu hirya no hino, numva ukuntu zisenyuka buri munsi, numva uwo mutwaro ndimo kugira ngo icyo ndusha abandi gitoya afite ndusha abandi mbe nakibasangiza. Hari uw'Imana izakorera muri icyo gito natanze kikaba cyamwubakira, kikaba cyamukura ku ntambwe imwe kikamugeza ku yindi, ku buryo we nje nagafata nk'akantu koroshye ariko we cyamugeraho agasanga ari ikintu kinini cyane kibaye igisubizo cy'ikibazo yari afite, yumvaga ari ingutu, cyo yakafatiye umwanzuro wo kwahukana, kwiyahura, kwiroha mu biyobyabwenge n'ibindi nkabyo. Nakoze cyane. Uyu munsi uracyafite abana bato, hanyuma hari icyifuzo cy'umubyeyi uravuze uti arabona bajya mu biyobyabwenge, benshi bararira ku bana babo bagiye mu biyobyabwenge, ariko nagira ngo nze kwibaza uyu munsi abana bawe ubasengera kugira ngo batazagera muri ibyo bihe, urabigisha n'icyo batoza kugira ngo batazamera nka bamwe tubona hanze bishwe n'itabi n'inzoga? Murakoze. Uko utera uburezi ngo arabwibanza. Nibyo. Murakoze cyane. Nibyo koko umubyeyi mwiza uzi Imana nta kabuza asengera abana be. Umubyeyi mwiza uzi Imana atoza abana be inzira nziza bakiri bato. Umubyeyi uzi Imana araberekera ariko kubatoza nyine, arabafasha akabaha intangarugero runaka zazi ko ziri bubafashe kugira ngo basobanukirwe ko ibyo avuga koko bibaho. Uko nanjye rero niko mbigenza, ngira umwanya w'abana nkabaganiriza, nkabasengera turi kumwe, nkabasengera niherereye, ariko nkagira n'igihe cyo kubaganiriza. Ukagenda ubwira umwana, kandi umwana nawe ababwiye, umwana arumva, burya arumva, nubwo bwose twibeshye yuko batumva cyangwa badasobanukiwe, ariko baba basobanukiwe, baba bumva. So nk'uko bivuze, njye abana banjye ndabasengera niherereye, ndabasengera turi kumwe, narangiza nkanabatoza, nkabereka inzira yo bakwiye gucamo kugira ngo bazatandukane n'ibyo byose. Ariko kugira ngo ibyo byose batandukane nabyo, icya mbere ni uko bazaba bafite Imana muri bo, Imana akaribaho ubwenge buza bukabafasha kugira ngo byandi ibyo nagiye mbabwira byose, kuko nanjye nta handi mbukura ni ku Mana, bizabagirira umumaro. Nakoze. Amen. Hanyuma wenda reka twigarukire mu rugo, umubano w'umupapa n'umumama mu rugo. Hari ibintu bisa naho kenshi wenda twebwe dukoresha amacano y'ivugabutumwa usanga dukwepa tugaca ku ruhande, aho usanga abantu benshi ushize twigeze tubivugaho, aho usanga benshi umugabo bavuga ngo ntanyuzwe n'imiterere y'umugore, ushatse umugore ari maneke kubera ko akunze maneke, ejo abaye ikidumbari fati, hanyuma umugabo ngo akavuga ati ariko sinigeze nkunda atayimeze gutya, akagira igitekerezo cyo gusubira inyuma. Hanyuma uhuye n'iyo kese, uri umugore. Muri rusange urumva uyu mugore akwiye kubyitwaramo gute? Hari ikosa afite? Karibu. Murakoze. Icyo ni ikibazo gikomeye kandi kiriho cyane hano hanze, ariko mbona ko kidakwiye kuba ikibazo. Ntabwo mbona ko gikwiye kuba ikibazo. Ugize uti twahuye, umugore ari maneke n'umugabo byanga bikunda, nawe hari uko yari ameze, nawe yaratebezaga bikemera. Ariko uyu munsi umugore arabyibushye, ntabyibushye wenyine, bombi barabyibushye. Byanga bikunda tugomba guhura n'ingaruka z'ibyo tuba twaciyemo, cyangwa ikintu kigaragaza ko hari urundi rwego rugezemo. Rero wa mumama wagize icyo gihe cyo kubyibuha, cyangwa mbona kwanza ari amahoro ari muri we, yaguwe neza. Wa mugabo yabaye umugabo mwiza, yaramutetesheje, yaramukundwakaje, yamubereye umugabo mwiza. None arabyibushye, kibaye ikibazo.
njye navuga ngo byanga bikunda umugore ntiyabyibushye wenyine, ya mahoro yabasesekayeho bose, yabaye kuri bose, ku buryo bose hari ikiyongeyeho. Yenda ushobora kugira amahirwe wowe ntubyibuhe cyane, mugenzi wawe yenda we akaba yagira uwo mubiri, ariko njye navuga ngo wowe mama ushobora kuba ufite icyo kibazo, umuntu yita ko ari ikibazo, mugenzi wawe yita ko ari ikibazo, njye naguhumuriza nkubwira ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari ikibazo. Imana niyo itanga, Imana yaguhaye uwo mubiri, niyo yatumye runaka atabyibuha, Imana itanga umubiri, niyo yatumye uyu nguyu yabyibuha akakuruta. Navuga ngo wowe irekure, umva yuko rwose uri umuntu, kandi uwo ni umugisha Imana yaguhaye. Wa mubiri uko waje, twibuke ko hari abantu ubu ngubu bashobora kuba bifuza uwo mubiri ariko batawufite, badafite n'icyo bakora kugira ngo bawubone. Yego ikigezweho ni uko umuntu yaba yenda ari muto ibyo nibi, ariko rero navuga ngo wowe mama ufite uwo mubiri, menya ko ari umugisha Imana yaguhaye. Yaguhaye uwo mubiri, niyo yatanze umutoya, niyo yatanze umunini, niyo yatanze, ntabwo ari wowe wiha. Bishobotse ko wiha, wabyuka mu gitondo bigashira, ariko ni ukuvuga ngo umubiri munini aho navuga mubi, naho waba ufite uburwayi kandi nabwo gutahamagaye, ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo wa mugabo akwiye kubona ko ari we ikibazo. Ariko niba ufite umubiri munini nawe kandi uri umugore wikunda, wumva wa mubiri munini utakuguye neza, haguruka, kora siporo, ugabanye bya biro, wicare ufite ubuzima buzima budafite ikibazo. Kuko umubiri munini cyane nanone tuzi ko ujya uzana uburwayi buteza ibibazo byinshi. Ubwawe imihumekere irahinduka, imigendere igahinduka, imikorere igahinduka. Nubwo ari Imana itanga, ariko nanone ntabwo bivuze ngo wicarane utuze wumve yuko ari ibyo Imana yarampaye rwose urambye. Aho haguruka ukore siporo, hanyuma nzi neza ko bizashoboka ko nta mubiri naho waba ufite, ariko kandi waba uri nabyita ko waba uri physically fit, waba umeze neza nta burwayi burimo, kandi unanakomeye nta kibazo ufite, utajegajega, utagenda nabi kubera ubwo bunini, cyangwa se udafite n'indwara runaka kubera uwo mubiri. Rero navuga ngo wowe mama ufite uwo mubiri, haguruka ukore siporo uko ubishoboye, kandi wa mupapa we ufite uwo mubyeyi ufite uwo mubiri, menya ko nawe wabigizemo uruhare, waramukunze uramutetesha, agira ayo mahoro, umubiri urabigaragaza ko ufite amahoro. Kuva adafite uburwayi ndumva udakwiye kubona ko ari ikibazo, ahubwo nishimye kuko bigaragara ko afite amahoro mu rugo cyane. Urakoze cyane. Hanyuma rimwe na rimwe abagore bari mu ngo cyangwa se n'abagabo, hari ibibazo bajya bacamo, ariko tuvuga ngo bakwiye kwihangana kubera ko nta wundi mwanzuro kugira ngo babashe kubaka. Mu bibazo bimwe na bimwe tugenda duhura nabyo, hari ubwo abantu bavuga ngo hari igituma umugabo n'umugore basabana, hanyuma gusabana k'umugabo n'umugore ni iby'abakuze. Rimwe na rimwe hari ubwo amacano amwe n'amwe cyangwa se social media zimwe na zimwe usanga zibisobanura, ariko iwacu mu kirokore disi ngo ni ibishego ntitukabivuge, ku buryo ubitinya no mu rugo ukabitinya, uko kubitinya bikazarangira bigusenyeye. Ariko wowe uri umuvugabutumwa kandi n'umuntu ufasha umuryango, ese iki kiganiro cy'umugabo n'umugore koko gikwiye kugera ku ruhe rwego? Murakoze. Nibaza ko umugabo n'umugore ni abantu bakwiye kuba baziranye cyane. Icya mbere na mbere yaraje aza ari umukobwa, undi naza ari umuhungu, bahuye bahinduka umugabo n'umugore. Bibiliya itwereka ko baba bahindutse umwe. Rero iyo duhindutse umwe, ni ukuvuga ngo icyo gihe dukwiye kuba umwe nyine, dukwiye kuba umwe. Bisobanuye ko sinkwiye kukwishisha, ntukwiye kunyishisha, sinkwiye kugira icyo ngukinga, ntukwiye kugira icyo unkinga, sinkwiye kugira icyo nikanga ngo numve ko nakubwira iki nkasigazaho iki ngiki, kimwe nawe. Ariko twembi numva ko ubundi kuva turi umwe dukwiye kuba umwe nyine, tukagira ibikorwa bigaragaza ko turi umwe. Aho nzajya ntekereza ikintu nkakigusangiza, nkakubaza nti wowe urabyumva gute, sinkizane nk'ikintu gishya cyo mbonye cyo numva ko tugombye kwapurika, oya, ahubwo tukakiganira. Ese
urugero niba natekereje ikintu cyatuma urukundo rwacu rugwira nkavuga nti urugero ugiye wambara gutya ndumva byanyunganira cyane mu kumva ko urukundo rwanjye nawe rugwira. Hanyuma ukavuga uti njye nabwira umugabo nkamutegura wambare gutya wenda nuko ubibona, ariko hari uvuga ati ndamutinya, hari ubwo mubwira akavuga ngo akavuga ngo ndashyomotse, bigatuma ahubwo ikiza nakwicecekera singire icyo mvuga. Hanyuma waradukurikiye nawe muri uyu mwanya, rimwe na rimwe hari ubwo usanga abamama baceceka kugira ngo ataza kuvuga ikosa ry'umugabo akaba amushotoye. Akose ko wowe tubwiye uti ngira umuryango mwiza, ni icyo ushingiraho ugenderaho kugira ngo ya mibanire y'umugabo n'umugore n'aba ngaba badukurikiye nabo baze kuvuga bati dufate urugero ku byo Mama Ganza yavuze, wabigerageza akareba? Rakoze, navuze ngo iyo uri umwe n'umugabo ubundi ntabwo mukwiye gutinyana mu by'ukuri, ariko ko bijya bibaho ugasanga umugore afite umugabo utinyitse, cyangwa ndetse hari n'abagabo bonzi nabo bafite abagore ngira ngo nabo bafite ibyo bibazo, ariko jye navuga ngo kuva muri umwe ubundi ntabwo mukwiye gutinyana. Ariko wowe ufite uwo utinya, hari inzira nyinshi zishobora kubwiramo umuntu uwo utinya kandi akakumva. Hari indimi nyinshi wakoresha, simvuga ngo igiswahili n'icyongereza n'igifaransa ya, ndavuga hari uburyo bwinshi bw'ushobora gukominika, mushobora kubwira mugenzi wawe akakumva, yaba ari umugore yaba ari umugabo, akaba yakumva akavuga ati yes numvise icyo uvuze. Ngira ngo ikibazo kijya kibaho ni ukuba umwe muri twe ajya kubwira mugenzi we aho kugira ngo amenye uburyo bwamubwira, amenye ururimi ari bukoreshe, amenye igihe cyari bumubwirire cya kintu kugira ngo acyumve, we gusa agahubuka gusa agahita akubita hari ibyo ashaka ko yumva, akumva akwiye kubyumva, akumva no. Ni ukuvuga ngo ari umugabo ari umugore kugira ngo ubuzima buhore bworoshye, nabagira inama ngo nimenye igihe. Jewe icyo nafasheho kimfasha ni uko menya ibihe bye, nkamenya igihe cyababaye, nkamenya igihe cyarakaye, nkamenya igihe cyo yishimye, nkamenya igihe cyo namubwira ngo nkeneye iki, kandi nkamenya n'uburyo nkimubwiramo. Nawe kandi ni uko nguko. So ikintu cya mbere ngira ngo kijya kigorana ni ukubanza kumenyana. Iyo mumaze kumenyana byimbitse, wakabaye uzi aho uri buturuke, wa mugabo wawe cyangwa wa mugore wawe, uzi imvugo y'uri bukoreshe, wa mugabo cyangwa umugore wawe akakumva, uzi ibikorwa by'uri bukore kugira ngo akumve. Numva ikintu gikomeye ngira ngo ari ukubanza kumenyana, ukubanza kwigana nkagusobanukirwa. Nagize amahirwe nkakumenya, biroroshye cyane naho bwose utinyitse, ariko biroroshye kugira ngo mbe namenye uko communicating, mbe namenye uko nkubwira kandi ukumva imvugo mvuze ikaba yasoza itugiriye umumaro. Rega abagabo namwe mutinyitse mubimenye ngo ni mwebwe murimo mwiteza ibibazo. Niba utinyitse ugahora ukanga wa mugore, ugahora ndibaza yuko ubwawe ari wowe urimo wisenyera, ni wowe ubwawe urimo wigirira nabi. Kwa mugore iyo atagutinye aguhambukaho akaba yakubwira icyagatumye asohoka akajya kugishakira hanze, nyamara akakibonera kuri wowe, ubuzima bugakomeza kandi bukoroha. Rero uko kwikakaza k'umugabo cyangwa kwikomeza cyangwa gutuma atinyika, nabwira uwo mugabo ko nawe ubwe niwe wisenyera, niwe wihemukira. Yes, uratinyitse, ufite icyubahiro cyawe cy'Imana yaguhaye karemano, ufite igitinyiro Imana yaguhaye karemano. N'uwanjye nuko n'undi uwo ari we wese w'umugabo, Imana yabaremye abagabo bari unique, bafite umwihariko wabo. Ariko nanone gerageza wumve yuko wamufasha ufite kugira ngo azagufashe, nuko uzagira ibyo umwereka kugira ngo abigufashe. Rero kugira ngo bizagende neza nuko nubwo bwose utinyitse, ariko wa mugore umugira inshuti yawe, mugira inshuti yawe, wumve ko nta wundi wo wasangiza ibyo ufite ku mutima, wumve ko nta wundi wagira nawe, kandi usobanukirwa ko nta wundi afite nkawe. Ni ukuri burya umugabo iyo yashatse umugore cyangwa umugore yashakanye n'umugabo, nta wundi akwiye kugira hanze akagira inshuti kurenza wa mugabo we cyangwa wa mugore we. Rero nabagira inama ngo ushobora kuba afite umugabo umeze utyo, Uwiteka afate ku mugabo kugira ngo yorohe, ashobore korohereza umugore, kuko niwe uba wigiriye neza. N'umugore nawe kandi
namenye umugabo, amenye imvugo amuvugisha, amenye igihe amubwiriramo, amenye n'icyo agiye kumubwira, icyo kiri bumare. Ariko two guhubuka, akenshi abagore nitwe tubitera, ukumva gusa kuko tayari muri umwe, ukumva ko akwiye kukumva, akwiye no. Oroha mugore nawe wiyoroshye, wumve ko ukwiye kugira uburyo bw'uganiriza wa mugabo, ariko byose bizakorohera cyane mu gihe cy'uzaba waramumenye. Kandi nanone nk'uko tujya tubivuga, tuganira cyane, yes, abantu bose barahari, abakristo n'abatari abakristo, twese icyo dukeneye ni ubwenge. Hari ubwenge kavukire, hari ubwenge aribwo bwenge bw'Imana, Imana itanga, hakaba n'ubwenge tujya kwiga yego mu ishuri, ariko ubwo bwenge Imana itanga, bamaso ubukoreshe neza, ubuzima buzoroha, urugo rwawe rukuryohere. Abakurikiye Humure TV, nge Ndikuzo Emmy, ndi kumwe na Mama Ganza Joli, umumama usa n'ufite inshingano muri we. Sinzi niba yarabiganiye n'Imana, ariko iyo ubona tuganira ubona bimurimo kumva yakubaka umuryango. Muri uyu mwanya turi ku kibazo cyo mu rugo cy'ubusabane n'umugabo n'umugore. Hanyuma Mama Ganza, rimwe na rimwe twubwacu hari ubwo twifata ngo harimo n'ikirokore n'umuco tugaceceka. Hanyuma umugore afite umugabo, sibyo, barabana bamaranye imyaka runaka, mu minsi iza rero umwe muri bo acitse intege, yarananiwe, nta kibasha kuba yajya muri cya gikorwa kibaha gusabana, hanyuma undi kwihangana biramunaniye. Ariko nubwo dukizwa, ariko imibiri se none, ese ni urugero rungana iki umuntu yakwihangana? Ko nawe wumva icyo nkubaza, akihangana. Umugabo nta kibasha gukora inshingano ze mu rugo, arahaha, arateka, birumvikana, bakabona icyo kurya, amafaranga araboneka, ariko noneho cya kindi kibahuza, bagiye mu cyumba cy'ibanga bonyine, abana ntibahari, abakozi ntibahari, nta muryango, nta mushyitsi, hanyuma bagezeyo umugabo ntabyo abashije cyangwa umugore ntabyo abasha. Umwe muri bo kwihangana biramunaniye kuko mugenzi we bitakunze. Hanyuma wowe uri umuvugabutumwa, uri umwigisha, atangiye no kukubwira agahinda kawe, uramubwiye ngo ihangane, sibyo? Kandi mu buzima busanzwe nta kindi kibazo bafitanye. Ese aha ngaha hazakora urukundo, hazakora impano yo kwihangana? Ese bizarangira babiganireho? Inama ni igendere. Murakoze. Njyewe numva ko wa mugabo n'umugore navuze ko ari umuntu umwe, kandi kugira ngo babe umwe ntabwo ari bo bigira umwe, ahubwo Imana uko yabiteganije niko ibigenza ikabagira umwe. Iyo rero muri umwe burya ni ukuvuga ngo niba ari Emmy n'umugore we ntazi izina ntari bwature hano, cyangwa kuva ari umwe, ni ukuvuga ngo ubundi ikibazo kibaye kuri Emmy gikwiye kuba no kuri wa mugore. Bivuze ngo niba Emmy ashoboye cyangwa umugore adashoboye, cyangwa umugore ashoboye adashoboye, ni ukuvuga ngo ikikubabaje gikwiye kubabaza umugore wawe, ikibabaje umugabo wawe kikakubabaza nawe. Rero ni ukuvuga ngo niba bibaye ngombwa yuko umwe muri bo adashoboye, ntabwo bikwiye kuba intandaro y'uko ushoboye asohoka. Ntabwo bikwiye kuba intandaro y'uko ushoboye avuga ati ndakwihanganiye bihagije, genda ngiye gushaka uko nigenza. Nyamara reka nkubwize ukuri, icyabaye kuri mugenzi wawe, ubundi akenshi utambaye, utagerageje kwambara mu nkweto ze, ntabwo ushobora kumenya uburemere bw'ikibazo arimo. Ariko iyo ushoboye kuzijyamo ugatangira kwibaza utari ko se buriya yaba ari jyewe harya byari kugenda bite? Ese buriya koko ntiyari kunyihanganira ko mbona nkunda, mbona nyitaho, mbona buriya ntiyari kunyihanganira? Bivuze rero ngo jyewe njya mbona ko niba turi umwe, urize nkwiye kurirana nawe, usetse nkasekana nawe, ubabaye nkababarana nawe. Ikibazo nk'icyo kibayeho noneho cy'ingutu, ngira ngo niho abazungu bavugiye ngo a friend in need is a friend indeed. Ni ukuvuga ngo inshuti yawe mu gihe cy'uyikeneye, mu gihe cy'ikibazo, mu gihe uyikeneye, niyo nshuti nyashuti. Hariya rero nibaza ko ubundi ni nka test, njya mbona ari nk'ikigeragezo kiba cyabaye kugira ngo hamenyekane kwihangana kwanjye kurangana gute. Niba koko ndi umukristo nkabivuga mu magambo, ese mu bikorwa ndabishyiramo bingana iki?
noneho hariya rero jye numva yuko ahubwo ariho ukwiye guhagarara ugashikama ukavuga uti yes ibintu ndabona ari jyewe bitagetinga ni jye satani arimo arasaho ntabwo ari uriya ufite ikibazo ahubwo ni njyewe reka noneho rero aha niho ngiye kumwerekera ngo jye n'Imana yanjye nizera hari icyo twavuganye kandi gikwiye noneho muri aka kanya kundanga icyo gihe rero bizatuma ukomera ariko ibyo byose duhora tubivuga ngo ikizagushoboza no kuba ufite Imana muri wowe nyamara udakijijwe biroroshye cyane nyamara utizera Imana biroroshye cyane nyamara utubakiye ku rutare umuryango wawe utubakiye ku Mana ni ukuri biroroshye cyane kuvuga uti no enough is enough ndananiwe reka njye gushaka ukuntu nanjye nigenza ariko mu by'ukuri ntabwo icyo ari cyo gisubizo cy'ikibazo ese reka tuvuga ngo wowe biragushyikiye icyo gihe byagenda bite ese ko tugendana umubiri twese ko twambaye umubiri we nawe kubwe ko ntacyo yahamagaye kuki utumva yuko mwatangiranye neza bikaba bigeze aho ngo bikamera bityo kuki utumva ko ni umubiri wabyaye udahatse nk'uko abanyarwanda babivuga kuki utumva ko nawe ejo icyo kintu gishobora kukubaho ese cyagushyikiye ahubwo byagenda bite rero ikintu kitugoye ni ukudashaka kuba umwe sinzi ukuntu ubwo mba nabisobanura kugira ngo byimbike wumve ngo kuva jyembara n'umugabo wanjye twarasezeranye kuba umwe turi umwe ikizagaragaza ko turi umwe rero ni uko situwasiyo yose cyangwa igihe cyose cyarimo nkwiye kuba mpagararanye nawe niba ari mu bibazo nkahagararana nawe niba ari mu munezero nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga nkahagararana nawe mu bihe byose rero ikintu kibuze mu bantu kugira ngo bishoboke ko yihanganira mugenzi we mu gihe bahuye n'ikibazo nk'icyo ni uko n'ubundi atiyumvamo ko ari umwe nawe ntabwo arabyiyumvamo aramutse yumva ko ari umwe ko bari umwe ko bari babiri bahindutse umwe ahita nyine yishyira mu mwanya we akavuga ati oke ubu ni ukuvuga ngo nanjye ari jyewe niho haba hagezeho kugira ngo menye urukundo nkunda aho rero niho abantu batana ntabe yatekereza iki bitekerezo ako kanya bigahita byirukanka agahita nyine abikurikiranaho agasohoka akajya gushakira hanze igisubizo cy'ikibazo ariko nibaze yuko burya ntabwo uba usubije ikibazo ahubwo uba uteje ikindi cyari ikibazo kimwe cy'uko umwe muri mwebwe ananiwe ariko noneho wongeyeho ikindi yuko noneho wasohotse hanze noneho wa wundi we nta nubwo bizaboneka ko ari we ahubwo this time ni wowe uzagaragara yuko ari we nyiri makosa rero navuga ngo numara kwiyumva yuko uri umwe n'umugabo wawe numara kumva ko uri umwe n'umugore wawe numara kumva ko muri umuntu umwe ikizagera kuri mugenzi wawe kizagaragarira kuri wowe akoze ari umunyarwanda ajya avuga ngo agahugu kari ku wundi ngo karahandurika utabivuze nk'umuvugabutumwa cyangwa uri guhanura uyu muntu ariko wenda uwo byagwira uri kudukurikira muri uyu mwanya ibanga ryayo yakoresha ni uko yakunze ni uko asoma bibiliya ni ugupfira muri nyagasani yakora iki nyine uwaba yarahuye n'aka kaga waba yarahuye n'iki kibazo ndamukomeza cyane mwihanganisha kandi mubwira ngo abe maso cyane kugira ngo amenye neza impamvu y'iki kibazo nababwiye ngo hari ubwo cyiza ari igipimo gusa igihe cy'igipimo cyarangira kuko wamaze kwemerwa kuko watsinze cya kigeragezo ako kanya ntumenye uko cya kibazo kigiye rero navuga ngo uwaba adukurikiye icya mbere ndakubaza ese uri umukristo ese wizera Imana ese urayemera ko ikora ibitangaza ese hari igitangaza wari wabonesha amaso yawe cyangwa wari wumvisha amatwi yawe ese wemera ko Imana yakoze kiriya ishobora no guhindura amateka y'uwo mugabo udashoboye cyangwa y'uwo mugore udashoboye noneho rero niba uyizera iki ni cyo gihe cyawe cyo kugaragaza ko wizeye Imana koko ishobora byose jya ku mavi usengane na mugenzi wawe icya kabiri shaka ibyo ari byo byose bishobora kugufasha kugira ngo ufashe mugenzi wawe wimutererana mu kibazo wimutererana mu kaga yahuye nako ntabwo yakihamagariye nawe ubwe yikanze byamugezeho nk'uko nawe wakwikanga byakugezeho rero ndavuga ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umwegere cyane kurenza uko wamwegereye mbere nicyo gihe cyo kumukunda cyane birenze uko wamukundaga mbere nicyo gihe cyo kugaragaza yuko koko muri umwe rero ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko yenda jyewe no ahubwo ndavuga ngo kuva byaragushyiki ikibazo si ugusohoka ikibazo si uguterana mugenzi wawe
ikibazo si ukujya hanze ngo umutarange, ntabwo ari cyo gisubizo cy'ikibazo cyo mufite nonaha, ahubwo igisubizo mujye ku mavi mufatanye musenge Imana. Niba mutazi Imana rero mubanze muyishake, ijambo rye niko rivuga ngo mushakane umwete, ibindi byose n'inyongera nzabibongerera. Burya jye naje gusobanukirwa ko iyo ufite Imana uba ufite byose. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibindi byose tuba tubifite, ariko dusa n'abahumirije tutazi aho twakura bya bindi Imana ivuga ko byose izabitwongereraho. Ariko iyo ufite Imana muri wowe ihumura amaso yawe, ugashobora kubona, ugashobora guhweza, ugashobora gusanga ko icyo wabonaga kigoye ahubwo kiroroshye. Rero nababwira ngo Imana iradukunda, ibyo yifuza kutugirira, yibwira kutugirira ni ibyiza gusa. We shikama usengane na mugenzi wawe, umuganirize, umube hafi cyane, ushake ndetse bya bindi bishobora kumufasha kugira ngo abe yava muri cya kibazo, ari mu magambo, ari mu nama, ari mu bikorwa n'ibindi byose, kugira ngo mugenzi wawe yongere. Kandi nyamara igihe cyose azahora avuga ati uyu niwe nshuti nyashuti mu buzima nagize, aho kugira ngo ejo uwari umukunzi azavuga ati yo uzi ko nahuye n'iki kibazo akantererana, kandi yamara kuntererana akanasaba divorce nkayimuha, twamara kudivorce ahubwo nkongera nkasubira uko nari meze, nkagira amahoro, nkongera umubiri wanjye ugakora uko wakoraga mbere. Ese ubwo ntabwo uzabusebye? Rero mugore waba warahuye n'icyo kibazo, umugabo waba warahuye n'icyo kibazo, uwo ni wo muti nabaha. Mwegerane, mukundane kurenza mbere, musengerane, mufatane urunana, murwane iyo ntambara. Mumenye yuko Satani ntabwo yigeze umugore, ntiyigeze umwana, ntiyigeze urugo. Niyo mpamvu abateye akabateze, akaba nk'ubajugunyiye uwo mwambi, akaba nk'ushyize ihwa kuri mugenzi wawe kugira ngo arebe yuko nawe kari buguhande cyangwa katari buguhande. Rero navugaga ngo nicyo gihe cyo kugaragaza urukundo nyarwo kuri mugenzi wawe, ntabwo ari cyo gihe cyo kumutererana, icyo gihe cyo kumutaranga. Ndagusabye rero ngo uwo byaba byarashyikiye, subira inyuma utekereze neza, wibuke uko mwakundanye, wibuke uko mwahuye, wibuke uko yari ameze mbere, noneho ureba aka kanya ibihe byarimo, bizagufasha, bizakongera imbaraga nawe bigusunikire guhagararana nawe, kandi urwo rugamba ni mu rutsinda muzaba abahamya wo guhamya ko Uwiteka ashobora byose. Uri umumama, ntago wenda uri umusore cyangwa umukobwa ngo turi buze ko kubaza iby'uyu munsi, ariko abakobwa benshi ndetse n'abasore benshi usanga bisa naho gushaka cyangwa kubana basa n'ababihunga no gukwepa inshingano, cyangwa rimwe na rimwe ubona ari ubushobozi bubitera nk'uko babivuga. Murakoze. Abasore n'abakobwa nabagira inama mbabwira ngo uwo ari we wese ugejeje igihe cyo gushaka, tinyuka wumve yuko icyerekezo ugezemo cyangwa aho ugeze ni hahandi Uwiteka yaguteganirije kuzahura n'umugisha wawe. Tubona ko ababyeyi, inshuti, abavandimwe baguha icyo ari cyo cyose, impano iyo ari yo yose, kuko muri inshuti, kuko uri umwana wabo se, kuko se uri mugenzi wabo. Ariko umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza aturuka ku Uwiteka. Kuvuga rero ngo icya mbere cyo mushobora kwibaza ngo ni uko batinya gushaka, ariko jye mba mbona igihe cy'umuntu kitaragera. Iyo cyageze Uwiteka abicisha mu nzira zutashobora gusobanukirwa, ukikanga wa muntu ashatse. Rero noneho ndavugana n'umukobwa cyangwa umusore ushobora kuba bifite gutyo nk'uko ubajije icyo kibazo, abifite muri we, use nishaka ejo bizamera bite, nzabona nzagira gute, nzabikora gute, ko mbona bikomeye, ko mbona abadivosinga, ko mbona abatandukana, ko mbona abashwana, ko mbona. Icyo gihe nanjye nagiciyemo. Kigeze kumbaho, nkabona nyine abatandukana, ko ntatekereza ko batandukana, nkabona abari inshuti imyaka myinshi bakwiye kuba bagejeje igihe cyo kubana, ukabona birapfuye, ukabona ibibazo byinshi cyane ibyo ntasubiramo none aha ngaha. Ariko icyaje kumfasha ni uko naje gusobanukirwa ko buri muntu agira umugisha we. Buri muntu afite umugisha, afite icyo Uwiteka yamuremeye, afite Uwiteka yamuremeye,
afite n'icyerekezo cyo aberekezamo. Rero ikintu ngira ngo cyo nabonye kijye kitubasha cyangwa gituma dutinya nuko tuba tudafite ya Mana muri twe nahoze mvuga. Iyo ufite Imana muri wowe ukagira iryo hishurirwa ugasobanukirwa ko ibyo yibwira kugirira ari byiza gusa, ukagira iryo hishurirwa rimenya ko nushaka umuntu muzamuri umwe nyamara uzatinya kuvuga utoke uriya byarabaye ariko inzira zanjye nize ntabwo zihuye. Imana ifite icyo yanteganirije gitandukanye n'icyo yamuteganirije. Nawe ntabwo ari uko gutandukana kwabo ari uko Imana itamukunda. Oya, Imana iramukunda, Imana irabakunda, babandi bombi batandukanye, ariko byabaye ngombwa ko n'abana b'abantu nyine. N'abana b'abantu. Ariko ntabwo bikwiye kudufatira umugisha wacu ngo biduteshe umugisha wacu, ngo bidutere ubwoba twumve yuko nanjye zamera nkuriye uko yabaye. No, ahubwo icyo nkwiye kubamo ni ukuvuga ngo nuko nkwiye gusenga nkasaba Imana kugira ngo bizagende neza. Narangiza nkavuga ntibyanga bikunda uko ijambo rye rimbwira, nuko ibyo yibwira kungira ari byiza gusa. N'uyu mugore niramuka imumpaye izaba impaye ibyiza, ntabwo izaba impaye bibi. Uyu mugabo niramuka umumpaye n'izaba impaye nyine umugabo nkwiriye, ntabwo izaba impaye uzatuma dutandukana. Rero no kuvuga ngo ibyo tubona byose hari ubwo ari ibikangisho bya Satani kugira ngo ntaza kugera ku mugisha wanjye Imana yanteganirije. Tube maso mu buryo bwa mwuka bidufashe kugira ngo dusobanukirwe yuko umugisha wawe n'uwanjye biratandukanye. Musore rero cyangwa umukobwa wari utinye gushaka, yegereza Imana cyane, izaguha umufasha mwiza, izaguha umugabo mwiza, muzabaho munezerewe kuko hari amaganeze. Kandi ikibazo gihari nuko abantu ibibi nibyo bumva cyane, ibibi nibyo batekerezaho cyane, ibibi nibyo babona cyane kurenza uko babona ibyiza. Umukobwa gira amaso akwereka umuryango cyangwa urugo cyangwa urugo rubanye neza. Musore gira amaso ahweza ushobora kumenya ko hari ingo nyinshi hano hanze zubatse neza, zinezerewe, ziguwe neza. Hanyuma nimugira amahirwe wa muntu mugire intangarugero kuri wowe, umwigane muri byose, umugire se umujyanama, bizoroha cyane kugira ngo bigende neza. Naho ubundi ugeze kubivugaho, iyi Mana tuvuga kandi dukunda ntabwo tuyibonesha amaso, tuyibonera muri mugenzi wacu. Imana rero ushobora guhurira nayo muri uwo mubyeyi wubatse rugakomera, ushobora guhurira nayo muri wa mugabo wubatse rugakomera, ku buryo nawe azakubera inkomezi kugira ngo utinyuke ushake kandi ubeho neza. Ese Mama Ganza, reka twibanze bwa burezi navugaga, ibanga rikomeye we wakoresheje ni irihe kubumeranye neza n'umugabo ku buryo n'umuntu wese abibona? Niyo muvugana kuri telefone wenda wasanga nawe ari gukurikira iki kiganiro ubona wagira ngo mwamenyanye ejo. Ibanga ni irihe? Ibanga rya mbere ni Imana iri muri twebwe, kuba twaramenye Imana twese. Muzi Imana mwenyine se? Ntabwo tuyizi twenyine, ariko twebwe niryo banga dukoresha. Umbajije ibanga dukoresha. Abandi nabo yenda nabo barayizi, nta nubwo ari yenda, barahari bose abantu bazi Imana, bayikunda, bayikorera, bari kumwe nayo. Sigenda avuga iryanjye banga, buri umwe wese azi ibanga rye. Twebwe rero ibanga rya mbere nuko turi abakristo. Irya kabiri nuko twumva yuko dukwiye kuba intangarugero ku bana bacu n'abandi bose. Ni ikintu rero kidufasha cyane, kidufasha kugira ngo two kugira ibintu bituma twagira amakimbirane cyangwa ibibazo cyangwa kuba ejo byavamo ibindi bibazo. Rero nababwiye ngo iyo muri umwe ubundi nicyo kizabiranga. Iyo uri umwe nyine ni wowe guhemukira mugenzi wawe wihemukiye, kumutaranga uba witaranze, kumubabaza uba wibabaje, iyo wamaze rero gusobanukirwa icyo kintu rikubera ibanga ryo kugira ngo mubeho neza. Iyo wagize ikintu muri we kivuga ngo ndi umubyeyi cyangwa ejo nzabyara, ese gushwana kwanjye n'umugabo buri munsi nicyo kizatuma tugira umuryango mwiza? Ese babana bo burya bazatwigiraho iki? Ese ejo hazaza ko twifuza ko hazaba heza bazatubonamo iki? Ese ibyo bazatubonaho nabo si byo bazashyira mu ngiro? Noneho bigatuma ufata umwanzuro uvuga ngo ubwo muricaye muraganira, twebwe tubana amahoro.
ikikubabaje jya unyerura icyumbwire kandi mu buryo bwiza tukirebe nyine tugishyira uruhande nawe yego ikikunejeje twese duserebure hamwe rero navuga ngo ibanga rikomeye n'Imana iri muri twe ari iduha ubwenge bwo kugira ngo tubane neza. Ibanga rya kabiri ni uko twasobanukiwe ko turi umwe, ko uzareba amaso ugenda mfite ingingo zo ku mubiri nizo nabonye burya zizi kuba umwe icyo ari cyo. Ijisho rimwe iyo ririze uzarebe ntabwo irindi rishobora kutarira. Izuru rimwe iyo rigize ikibazo n'irindi riratabaza. Kandi noneho uzarebe iyo urwaye umutwe bihera ku maso akarira agatabariza umutwe. Amazuru nayo akagira ikibazo agatabariza wa mutwe. Amaguru nayo agahaguruka yihuta ajya gushaka kwa muganga kugira ngo baguhe umuti w'umutwe yibuke kuba bari umutwe. Amaboko nayo agafata telefone telefone umunyamuneka mpari ifite cyangwa mfasha umutwe uranyishe. Muri make dushoboye kumenya ko turi ingingo za bagenzi bacu, ushoboye kumenya ko uri umwe na mugenzi wawe, wakora nka za ngingo z'umubiri ukuntu zijya zifatanya ubuzima bukora. Ko wa mutwe ubabaye y'amaso akarira gusa, amaboko ntatere telefone ngo atabaza, amaguru ntatabare yirukanka ajya gushaka uko uvurwa, ntabwo nibaza ko wa mutwe wakugwa neza. Rero dusobanukirwe ko turi ingingo za bagenzi bacu, turi umwe, bizoroha cyane kugira ngo urwa rushako borohere. Ndumva twariyo mabanga dufite dukoresha. Wenda turaza kujya ku musozo w'iki kiganiro. Hari ikintu gisa naho nawe wagisanze nanjye ndagisanga, bavuga ngo abagabo benshi bakunda iby'amaso yabo abona. Rimwe na rimwe ku buryo bavuga ngo ubusambanyi bufata intambwe nini cyangwa se intera ndende, ngo usanga abagore babigiramo uruhare cyangwa se abakobwa mu kwatarakitinga abagabo. Aho usanga bavuga ko imyambarire imwe n'imwe y'abakobwa cyangwa se y'abagabo yabambe y'abagore ireshya abagabo kubera nyine ko ari byo babona mu maso. Hanyuma ibi bavugaho bifata gute? Ese koko niko ubibona nk'ukuri cyangwa biterwa n'uwo ari we? Rakoze. Numva hanini buriya imvuga abantu bavuga burya nyine icyo umuntu kimujemo muri we nicyo ngira ngo avuga, cyangwa se tugashingira nuko ariko twasanze abantu bavuga. Ariko je nk'umukozi w'Imana mvugana n'abantu bubaha Imana, numva yuko iyo takabaye ariyo mvugo, itakabaye urwitwazo rwo kugira ngo abagabo batamago yabo ngo yakurikiye ibyo yabonye. Nje numva yuko icyambere niba ari umugabo w'umukristo ntabwo yakabaye afite ari amaso areba wa mukobwa wambaye ibintu bitamwubahishije. Njyawe ubwo njye mvuga ngo iyo nza kuba umugabo, umukobwa wambaye ubusa ahubwo njye niwe nagatesheje agaciro. Mbabarira hari ntaze kuvuga ati uno mugore amvuze nabi, no. Ni uburenganzira bwawe, ni ubushake bwawe, ni kinejeje umutima wawe, ariko se mu by'ukuri tugiye mu bukristo ntibukubahishije imbere y'Imana wambaye ubusa. Uri kubwira umukobwa? Yego. Cyangwa umumama? Ndabwira umumama cyangwa umukobwa. Tugiye imbere y'Imana ndibaza ko bitaguhesheje icyubahiro, bidashimishije Imana yawe ukorera. Tugiye imbere y'umuco wacu, kwambara ubusa nanone ntabwo ari ikintu kiguhesha agaciro. Ese icyo mwita kwambara ubusa ubwo ni iki? Kwambara ubusa ubwo ni hahandi ujya ugasanga umumama niba ari umwenda nk'uyu nambaye uramanutse igituza cyose kiri hanze, niba ari umwenda hepfo urazamutse usigaje aho ubona ko akenda k'imbere gusa ariko gatwikiriwe. Uwo muntu aba yambaye ubusa mu by'ukuri. Hari abo njya numva, hari umwana ejo ndiwe twari turi kumwe abonye umuntu umeze utyo aravuga ngo disi ngo yibagiwe kwambara. Ni ukuvuga rero ngo ubwo urumva uwo muntu ukuvuza atyo nta gaciro aguhaye, ahise agutesha agaciro, ahise abona kuriya mumama. Hari undi nawe yigeze avuga ati ese buriya nkuriya mumama mu by'ukuri umwana we buriya we yambara ibigeze he noneho? Kuko niba wambaye ugasigaho aho akenda k'imbere gusa ariko utwikiriyeho, mu by'ukuri urumva ko umwana wawe none hazaza akakenda k'imbere ariko kari hanze. Ndibaza rero ko cyane cyane ababyeyi bo, ariko n'umukobwa n'ubundi aba yerekeza kuzaba umubyeyi. Wa mwana wawe n'ubundi nawe ayo makuru rega bazamugeraho. Icyo gihe yamugezeho se urumva wazitwara ati? Rero ngira ngo ikintu
cyo mbona kizima ntabwo ubundi nk'umukristo ntakwiye kuvuga ko icyo kintu aricyo cyamukuriye cyatumye asitara cyatumye ayoba cyatumye agwa no nibaza yuko uri umukristo hari andi maso ufite hari andi maso atakakwemereye kureba ibyo ngibyo bigutesheje umurongo kugira ngo ukiranukire Imana. Dusabira umugisha mbere yuko dusoza iki kiganiro. Nakoze. Turagushimye Uwiteka Mwami Imana, tuguhaye icyubahiro kubw'iki kiganiro dushoboje kugira dutambutse. Turagushimye yuko wadushoboje, ni wowe udushoboza, ni wowe uduha ubwenge. Erega ntacyo twavuga utavuze, erega ntacyo twaganira utaganiriye, erega ibyo twavuga byose atari wowe uvuze ntacyo byamarira umwana w'umuntu uva iki kiganiro. Erega nta na kimwe twebwe twakwigezaho we Mana yacu utakitugejejeho. Ni wowe Mana rero yashyizeho ibi biganiro, ni wowe Mana yashyizeho ubu bushobozi bwo kugira ngo izi channel zishobore gufungurwa zikore. Ni wowe Mana wagambiriye kugira ngo ikiganiro cyo dukore hagire uwo kigeraho kandi kigira icyo tukimufasha. Rero Mwami mwiza turakwinjiza ngo ntihabe inkomyi n'imwe ikiganiro cyo dutambukije kigira uwo kigeraho kandi kimugirire umumaro. Mwami w'abami tuzanezerwa cyane twumvise baruhamagaye cyangwa ukomentinze cyangwa wanditse avuga ati nyamara jewe hari aho narindi ariko numva nongeye kugira ukwizera muri je, mva nongeye kugira ikizere, numva hari ingeso mbi zo ndetse kugira ngo nshobore gukomeza inzira imesheje icyubahiro, imesheje agaciro kandi yubahishije Imana yandemye. Twashima cyane tumaze kubona ko hari uwo ushoboye gusobanura yuko hari icyo wagejeje kuri ubwo bwoko hirya no hino. Natwe Mwami w'abami tuzapfukama tuguha icyubahiro. Umugisha aba bakozi bawe, izo nshuti z'abana bawe batekereje uyu muyoboro, baha umugisha kandi ubagurira imbago, bahe uburyo bwo kugira ngo bakomeze ntazagire ikibazo abasubiza inyuma. Shimwe himbazwa ukoze ibyo birenze n'ibyo twatuye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Nuhagera ukore subscribe. Mama Ganza hari ikintu kimwe azakora, uzajya uduhuriza abamama hamwe mu sharing ibiganiro. Buriya hari ikintu kimwe mujya mwirengagiza cy'umumaro, n'abapapa bahuriye ahantu hamwe bakimena inda bonyine, n'abagore bagahurira hamwe bakimena inda bonyine. Ndagira ngo wize ukuri ko ibintu byazagira umumaro, kuko buri wese yavuga ati we atuzi runaka mana we ahubwo arandusha, agahita tuzaho akajya gufasha uriya. Ubundi niwo mumaro w'ubuhamya. Uzarebe mu rusengero pastor ashobora kwigisha abaririmbyi bakaririmba ariko umuntu watanze ubuhamya, urugero naje ku rusengero ndashonje ndumva nimva aho ngaho noneho ndi bugende nkapfa cyangwa se ski, nimva handagenda kwanza nishakira umusore kugira ngo mbone icyo ndya cyangwa sibyo. Hakaza umuntu agahagara hariya agatanga ubuhamya akavuga ukuntu ku munota wa nyuma Imana yamutabaye akabona icyarya akabona icyangwa. Icyo gihe wa muntu asubiramo intege, atazisubijwemo asubiramo icyizere, atagisubijwemo nuko pastor yigishije neza cyane, atagisubijwemo nuko umuririmbyi yaririmbye neza, ahubwo agisubijwemo n'uwahuye n'ikibazo nk'icyo yahuye nacyo, akaza gusoza abonye ko igisubizo cyo gushakira igisubizo aho kitari, ahubwo ni uguhanga amaso Uwiteka no ku munota wa nyuma na nyuma ya zero niko tubibona ko igikora. Rero niyo mpamvu icyo cyuvuga ari ngombwa. Abagore iyo bari kumwe baratyazanya, abagabo iyo bari kumwe baratyazanya, nta kindi kibikora. Nuko mvuga experience yanjye n'undi nakavugiye tukaza gusoza tubonye ngo kumbe nta nubwo bikomeye, ahubwo bikomezwa nuko je narinzi ko ari je jenyine, ahubwo bikomezwa nuko numvaga ko nta gisubizo cy'ikibazo cyanye, none nsanze hari ufite ikibazo kirenze icyanjye kandi menye neza yuko yanakivuyemo atandavuye atandagaye atitesheje agaciro. Rero no kuvuga ngo ibyo byuvuga ni ingenzi cyane. Abagore twahuye tukaji ikibazo nyine ni icyo ngicyo cy'abantu benshi bajyavuga, aza akimena inda nk'uko yabivuze, ukazumva hanze bamuvuyemo byaragiye bikagera iyo. Ku bagabo sinzi niba nabyo bibamo, ariko abamama niba umuntu akugiriye icyizere akimena inda, menya ko twebwe ubundi turi abanyamabanga.
dukwiye kuribika rikabibanga ahubwo ukajya imbere y'Imana kari we yonyine ushobora kubwira cya kintu cyo wumvise kigoye mugenzi wawe. Yego. N'umugabo niko navuga, ariko niba hari ikintu gikenewe nuko dutyazanye. Yes. Ikintu kijye gituma umuntu avuga ati bindangiriyeho agafata umwanzuro wiyahura cyangwa ujya mu biyobyabwenge cyane ikindi, naho yibona ko ari we wenyine wahuye nako kaga, nta wundi muntu ushobora kuba yarageze mu gihe cyagezemo. Icyo rero cyuvuze icyamu Uwiteka akadushoboza, ibihe bikagenda neza, ibi bihe bibi byo turi kumwe byo kutegerana bigatambuka, tugashobora gutyazanya. Ako no mu gihe bitarashoboka, nizi cyano nyine zizadufasha. Amen. Nkaza hano nkavuga ukuri, undi akaza hano akavuga ukuri, umupapa akajya hari akagira inama wa papa, umusore washoboye kwisobanukirwa akagira inama abandi basore, umukobwa wisobanukiwe akagira inama abandi bakobwa. Icyo gihe tuzadutyazanya kandi mu by'ukuri tuzatyara dushobore kuva mu bibazo tutandavuye. Imana igumugisha mwese abadukurikiye, wibuke gukora subscribe niba ukunze iyi channel, hanyuma niba ukunze iki kiganiro ukore like. Inkunga ikomeye rero no gusangiza abandi, ugakora share ahantu hatandukanye kugira ngo iki kiganiro kize kugira benshi umumaro. Hanyuma niba hari igitekerezo cyangwa ikibazo ujye muri comment. Nari kuzo Emi, Imana ibaha umugisha naho utaha.